abandi bacitse igikuba ngo antikristo. Mu minsi yashize twari turi mu cyorezo cya COVID-19. Nigeria hari umugabo uri kugurisha ngo imfunguzo z'ijuru, uretse n'uri kugurisha imfunguzo z'ijuru. Hano muri uyu mujyi wa Kigali hari urukuta rwubatswe abantu bajya gusengeraho bagataha ibyifuzo. Uretse n'ibyo abantu bajya muri Isiraheli bakayora ubutaka. Ese natwe tubabeshye? Reka da, mu mpano z'umwuka wera iyo ntibamo. Reka da, mu mpano z'umwuka wera iyo kuvuga ngo Imana iravuze kandi Imana itavuze ntibamo. Hari abantu baba mahoroniza, ntabwo nitaye ngo ryavuzwe n'abakomeye muri teoloji ngo cyangwa ngo abantu b'ibyamamare mwemera ngo batwika abahitinze muri za mvugo zanyu. No, Imana si umufatanyabikorwa n'umuntu wavuze ngo Imana iravuze kandi Imana itavuze. Yesu ashimwe cyane, inshuti z'umusaraba, mugire amahoro ya Kristo Yesu. Ni mwene so niyo mugabo Aniseti, ku bantu mukurikije ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere, ndi umukristo. Nicyo kitugenza, nicyo gitumye twicaye hano, ni nacyo gitumye dufata uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Mu bisanzwe abantu benshi bakunda kutubaza ngo duteranira he. Ni mu itorero rya ADEPR, tuvuga kuri paruwasi ya Remera, n'ubundi itorero rya Remera birumvikana. Hanyuma ndubatse, mfite madamu n'abana. Tugize umugisha wo kubana muri uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko ntabwo nabura kugushimira wowe ubana natwe mwanya w'ijambo ry'Imana kandi wowe rikora ku mutima ukabitwereka. Imana ishimwe, kuko kimwe mu bintu bidukomeza bikatwereka ko tutakoze iby'imfabusa kandi ababirebye hari icyo byabamariye, nuko mutwandikira haba kuri WhatsApp. Hari abo tubona ubutumwa bwanyu mudushimira, ariko nubwo mu by'ukuri tubikora dushaka ishimwe ryaduhamagaye, ariko kunyurwa kwanyu bibatera gushimira Imana ku bwacu, natwe bidutera igitsikamutima cyo kumva twahora tuzirikana kubana namwe mu Mwami Yesu, bigatuma tugira imbaraga nyinshi. Imana ibaha umugisha, kuko Bibiliya iravuga ngo nk'uko icyuma gityaza ikindi, niko umuntu akaza mugenzi we. Rero Imana ibaha umugisha, kandi dushimiye abakoze subscribe. Hari n'abasharinga ibi biganiro bakabisangiza abandi, ijambo ry'Imana ukarisangiza abandi. Nkunda kubivuga, ntukajye ubikora nk'umugenzo cyangwa se usa n'ushaka views. No, ntabwo ari uwo muhamagaro duhamagawe. Tubaye dushaka views uko abandi bazishaka turabizi, zagurwa twababeshya mu matitre, ibyo bamwe bita gutwika. Twashaka bya biganiro mukunda ariko bitagira icyo bimarira ubugingo, ibyo byose turabishoboye. Ariko twebwe Imana iduhamagare kuganira n'ubugingo bwo muri mwe, kugira ngo umubiri n'umwuka wanyu birindirwe muri Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. None reka nongere mbashimire. Hari bene data mukunda kuzirikana ko iyo twakoze umurimo w'Imana tuba dukeneye no gusengerwa, mukadusengera, mukatwaturaho imbaraga z'Imana. Kandi ubwo mudusengera namwe amasengesho yanyu ajya agaruka yikubye kenshi, kuko umugisha Imana yaduhereye muri Aburahamu, ariko kandi kongera no kuwusohoreza muri Kristo Yesu kugira ngo abamukorera tugubwe neza. Yaravuze ngo abazakwaturaho umugisha bose bazahabwa umugisha. Ntabwo bawuhawe kuko hari ikindi bakoze, bagambiriye kukwaturiraho umugisha, baranagusengeye. Kandi ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo niwizera iby'umukiranutsi uhawe ingororano zo gukiranuka. Imana ibaha umugisha rero, kandi ukiranuka ni Kristo. Izo ngororano z'abizera tuzigabane twese muri Kristo, kandi ntabwo ari nke. Hari igihe umuntu akubwira ngo Imana iguha umugisha mu guti tuwusangire, utereka reka iguha uwawe. No, ntabwo. Imana ifite umugisha udukwira twese, kandi n'uwo ufite wahawe n'Imana usangira n'abandi. Imana ibaha umugisha rero. Tubashimiye aho muri ku migabane yose itandukanye, by'umwihariko abantu mudukurikira muri mu bihugu bitabamo ubutumwa bwiza. Turabazirikana ku mitima yacu, kuko niyo tugiye kwigisha
turabasengera kugira ngo Imana ibararike muri benshi mwumvire ijambo ry'Imana, kandi abandi twongera kuzirikana ni abantu bari mu bihugu batabona insengero musengeramo. Ku mutima wacu muriho, turabazirikana cyane, tukongera kuzirikana ababyawe n'ubutumwa bwiza kubwirijwe ry'umukanguzi, kandi binyuze mu mpuhwe n'imbabazi n'urukundo bya Kristo Yesu. Imana ibaha umugisha. Rero nababwiye ngo njyewe ni mwene so Aniseti niyo mugabo, turi kumwe na Musa nawe Imana imuha umugisha, niwe utunganya ibi biganiro, niwe ukamera kugira ngo mubone iri shusho, mubone aya majwi, kandi ni nawe ubyaporodinga. Imana ihoraho se umwami wacu Yesu Kristo amuramburira amaboko, kuko nawe muri uru rugo rwa data yabaye umuziritsi kugira ngo ibi bibagereho bitunganye. Imana imuha umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Reka mbinginge dutegure imitima yacu, hanyuma dusengane. Niba huri wabona umwanya itegure dusenge. Njya nkunda kubabwira ngo iyi ni online church, ntabwo simba mbivugiye kugira ngo mutange amaturo. Ubundi turo ni iry'umuntu wakozwe ku mutima, ntabwo ari iry'umuntu wese wumvishe. Nta waritanga tumvise ngo yumvire. Uwumviye yumva n'ijwi ry'umwuka w'Imana, kandi Imana ihoraho ibaha umugisha. Rero niba ugiye kumva ijambo ry'Imana ukaba wumva umutima uwushyize ku Mana, ni ngombwa ngo witegurane natwe dusenge. Pawulo yaravuze ngo imibiri yanyu ubugingo n'umwuka wo muri mwe birarindwe, hatagira ikibonekaho umugayo. Imana ishimwe. Rero birindirwe muri Kristo kugira ngo uyu mwanya dusangire ijambo ry'Imana dutuje. Birashoboka ko waba urwaye rwose pe, ariko reka nkwibutse ko kurwara ntibibuza umuntu ubugingo, bibabaza umubiri, ariko na Lazaro kwa Nyamutunzi yabonye ijuru. Icya kabiri, ibiganza byakijije Yobu nibyo biganza by'Imana twizera. Uretse n'icyo gihe tutagendeye no ku bandi, nawe ubwawe uzi gukora kw'Imana. Birashoboka ko umutima wawe ubabaye, usobetse amaganya, ufite agahinda, ufite ishavu, amaso yuzuye amarira, ariko ndagira ngo nkubwire ngo ihumure ryuzuye ribonerwa muri Kristo Yesu. Uyu mwanya rero Imana dusenga ni Imana ihumuriza, ni Imana ihindura amateka, ikanyuranya ibihe. Imana ijya inyuranya ibihe, nshuti z'umusaraba, Imana ijya inyuranya ibihe. Imana ijya inyuranya ibihe. Iyo Mana rero ibigena ikugenderere, kuko nasomye ijambo rirambwira ngo yabayeho ibihe bitarabaho. Iringaniza ubwenge kugira ngo bwubahishe abayubaha. Abubaha Uwiteka bubahishwe n'ubwenge bwateguwe mbere y'ibihe. Rero ubwo mbere y'igihe Imana hari icyo yateguye, ndagira ngo nkubwire ngo n'uyu mwanya inyuranye ibihe yongere ikugenderere ku buzima bwawe. Wowe ubwawe waba ufite ibirori wishimye, Imana ikomeza impamvu zo kwishima kwawe, ntizibe izo gukiranirwa. Imana ibaha umugisha. Reka dusengane Imana. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bukomeze kuba muri twe. Ngushimiye ko ari wowe washyizeho ivuka ry'umuntu, ugashyiraho n'iherezo rye. Mu nzira zacu twagiye tugenda nk'abantu, ariko umwuka wawe wera ntiyahwemye kugendana natwe. Ijwi ryawe ryera ntiryatinze, ntiryanatinye kutuvugisha, ntabwo ryashimye kutureka. Wavuganye natwe. None twicaye hano ku ijwi ry'umukanguzi, waravuze. Turi hano mwa runo rugo kuri uyu mwene data, waravuganye natwe. Ariho arebera ijambo ryawe kuri mashine, waravuganye nawe. Kuri ekara waravuganye nawe, kuri telefone waravuganye nawe. None uyu mwanya, haleluya, ndakwinginze kugira ngo wongere uganire n'ubwenge bwacu nonaha Mwami. Wongere utuganirize. Umuririmbyi yaravuze ngo rya jwi ryawe ryongorera, ndaje nteze ugutwi umbwire. Aravuga ngo ngaho ngenza uko ushaka. Twicaye hano kugira ngo ababera bahembuke, ubugingo bw'abakiranutsi bwongere buramirwe n'ukuboko kwiza kw'Imana. Imbaraga n'ukuboko gukiza bya Kristo uwera w'ukuri byongere bibasame. Umuntu wese Mwami nyagora ku ngoma urarikiye kumvira ijambo ryawe, reka twongere turari ku mubiri we kugira ngo uve mu biwuhugije, ubwenge bwe bwongere bugobotorwe burundu, yumve icyo ushaka kuganira nawe.
iyo umuntu akumviye mu bumenyi afata ibingana n'ibyo abamwigishije akasigaza Imana yo mu isi ariko irenga hirya y'ibicu, hirya y'inyenyeri, hirya y'ukwezi, hirya y'izuba, hirya y'ibitaboneka, hirya y'iboneka byo mu ijuru, hirya y'imigambi, hirya yo kwera, ntagere ku ntebe yawe ngo akumenye. Ariko uyu mwanya turakwinginze kugira ngo ubumenyi bwose bufatirwe mu biganza bya Kristo, Imana ivugane n'abayizera. Ndakwinginze mucunguzi wacu, ujye udutekerereza tutarimenya, ukatumenyaho ibyiza twebwe ntabyo twimenyeho. Mwami, wadutekerereje gucungurwa tutakwandikiye urwandiko, uduha iby'imbabazi zihoraho. Icyo ni ikimenyetso cy'urukundo rwawe, izina ryawe nirishimwe. None uyu mwanya uyu mubyeyi araje, uyu mukobwa araje, uyu musore araje, uyu mukecuru n'uyu musaza ngaba, uru rubyiruko urwaruka nguru, aba bantu b'imigenda ngaba, turakwinginze. Hari ibikomere byakomerekeje imitima y'abantu, barasharirirwa, ubusharire bubabuza uburyohe bw'Imana, ubusharire buziba amatwi, butuma batumva imvugo yawe, buziba imitima, butuma bataguzirikana ngo bakwibuke. Ariko uyu mwanya igitsikamutima cyari giteye umubabaro, uyu mwene data ndagikinguza imbaraga zakinguye igituro cya Kristo kugira ngo Yesu azuke. Nuko igituro wakinetrarije urupfu, urubori rwarwo ruratsindwa, ruranesha, azamukana intsinzi ivuga ngo hari umunsi nzagukandagira ubwo ababisha b'Imana bazashyirwa munsi y'ibirenge bye. None uyu mwanya turasenze kugira ngo wowe w'ukuri abe ari we wigaragaza. Mwami, iminsi y'imperuka irasa n'idandabiranya abagenzi, irasa n'ituma abantu baraba, amajosi arahototse, amaboko aratentebutse, amavi yacu arasukumwa. Iyi minsi y'imperuka itumye abantu baba abanyamitwe, itumye abantu bagurisha izina rya Kristo mu buryo bw'impiya. Kandi ijambo ryawe ni ukuri, ukuri niryo jambo, umwuka wera nibwo buzima. Ndakwinginze kugira ngo ibipfuye abantu bariye babyitirira ubutumwa, uyu mwanya ubibarutse, wongere ubahembure aho hantu hagire vide, kugira ngo ijambo ryawe rihature. Umwuka wera w'Imana aganze, yubake, ategeke mu izina rya Yesu. Ni wowe rufatiro ruzima. Mwami nyaguhora ku ngoma, ndakwinginze kugira ngo wongere wibutsa abantu iby'umuhamagaro w'agakiza, ko waduhamagariye kujya mu ijuru. Nubwo mwami abantu badamarara, utwibutse kuri urugendo ari isiganwa. Paulo yaravuze ngo ndimo nasiganwa, simeze nk'utazi yonjya. Aravuga ngo ndimo shaka gusingira icyo Kristo yamfatiye, n'amakamba y'ubugingo n'ubugingo buzima. None abantu bashatse ibindi muri iri jambo bitari ibyo. Mwami nyaguhora ku ngoma, wongere wibutsa abantu bari kwiyobagiza mu matwi yabo, bakajya gushaka inyongezo batarahaha. Kandi waravuze ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Ubwo bwami bwaramanutse muri twe tubwiyumvamo, ariko hari abantu barangaye bakebuzi neza yawe. Haleluya. Iyo tuvuga ibi Mwami, aha dutuye abo turirira turabareba n'amaso yacu. Ntabwo kuririra abantu bidutera kurebesha amaso y'umwuka, n'ay'umubiri ubwayo nayo yarikanze. Ubwo ay'umwuka ameze ate? Umwuka ureba ibyo ameze ate? Tuririye bene data, ijambo ryawe ryaratubwiye ngo nimusenga mujye mwibuka gusabira bera. Mwami, twari dufite abahanzi baririmbaga indirimbo zawe, twari dufite abaririmbyi, twari dufite abaramyi, twari dufite abantu bahimba indirimbo zikora ku bugingo abantu bagahembuka, twagiraga abigisha, twari tubafite. Ariko uyu mwanya abantu bahuye n'inzitizi, bahuye na gihanda gitera ubwihebe kirabagumanye. Turakwinginze, ni wowe musare wo muri iyi nyanja, rohora abarohamye. Dufite abantu bashaririwe bageze muri iyi nzira basubira inyuma, ijwi ryawe batangira kurigurisha, bashakira indamu mu kuvuga kwawe kandi utavuze. Ariko uyu mwanya ndakwinginze, ndabizi neza ko ari we Mwami ufite imbabazi. Erega imbabazi zawe ziruta ibyaha byacu, imbabazi zawe ziruta uko twebwe twiyobagiza.
mbabazi zawe zadukuye mu gituro turi abapfu, zidukura mu batari bariho, ziduha umurage wo kubanaho na Kristo. None uyu mwanya ndakwinginze kugira ngo uyu mwene data wongere umuzure, wongere ukorane natwe, wongere uduhembure, y'umuririmbyi yongere agaruke mu murimo. Abashumba ubaha umutima wo gukunda abakristo, kandi n'abaguye uduha umutima wo kubabyutsa. Bantu baragwa tukabaca, kandi ari we waduhaye imbaraga zo kubyutsa abaguye. Mwami nyaguhora ku ngoma, ibi ni ibiki Gitare, ibi ni ibiki Gitare? Ese dusoreweho na rya jambo rivuga ngo abashumba bari intama bahereye mu minono, izivunitse ntibazunze, abadandabiranye ntawe ubaramira, bambaye ubusa ntawe uri kubambika, barwaye ntawe uri kubasura, bafunzwe ntawe ubageraho, bashonje ntawe ubahaza. Mwami ni wowe, ariko ndakwinginze, haleluya, aho umwuka wawe wera ari, nta rindi hema dukenera. Ntabwo ari ngombwa ngo dufate isanduku y'isezerano tuyibanze imbere. Kristo urayiruta, uruta isanduku y'isezerano. Si ngombwa ngo dushake ingoni ya Mose. Nasomye ijambo ryawe rirambwira ngo ingoni y'ubutware ntizava ku biganza byawe. None ubwo ukorana natwe tukaba dutwarana nawe, tubashisha ibiruta ibyo. Abashonje utunyuzeho igaburo ribakwiriye. Haleluya, haleluya, haleluya. Abababaye utunyuzeho ihumure ryabo, bambaye ubusa utunyuzeho imyambaro bambara. Mu izina rya Kristo turakwinginze kugira ngo ubere abantu ihumure, ubwiza bwawe burabagirane Mwami, mu izina rya Kristo. Mwami dukumbuye abaririmbyi baririmba indirimbo z'ubugingo, ndetse n'abahari nabo bakomeze. Dukumbuye abigisha bahamagawe n'Imana, n'abariho bakomeze. Dukumbuye abashumba bafite urukundo rw'intama zawe, n'abariho bakomeze. Dukumbuye umuhanuzi uvuga ari uko uvuze, n'abariho bakomeze. Dukumbuye bababyeyi bitaga ku mfubyi, n'abariho bakomeze. Dukumbuye babantu bagiriraga impuhwe abapfakazi, n'abariho bakomeze. Dukumbuye babantu bagemuriraga abarwayi kwa muganga, n'abariho bakomeze. Dukumbuye abantu baramiraga baguye, n'abariho bakomeze. Turabakumbuye. Dukumbuye bya biterane twabwirizaga, abantu bakakira ubutumwa bwiza. Mwami udukingurira amarembo. Wigeze wabwira itorero rimwe ngo dore nshyize urugi rukinguye imbere yanyu, ntawe ubasha kurukinga. None uyu mwanya turagusabye kugira ngo wongere utugabire abo tubwira ijambo ryawe, kandi ukingura imitima yabo mu izina rya Kristo. Abazinutswe ijambo ry'Imana kubera abahanuzi b'ibinyoma batewe n'umwuka wa Satani, wongera ubaha uburyohe bw'ijambo ryawe. Abantu bari barambaraye kubera amasezerano atarasohoye, ntabwo ari cyo kimenyetso cy'isezerano. Isezerano rikomeza nyiri kuyihabwa, ntabwo rimugusha, ntabwo rimuteranya nawe. None uwo mutima wabaye akahebwe kubera kwakira ibivangavanze. Erega nibyo, iyo ari mu nzara umuntu arya ibyo abonye. Abantu bariye ibyo babonye byose bibatandukanya nawe, ariko uyu mwanya dusabye ijambo rizima, dusabye ijambo rihembura, dusabye ijambo ryubaka, dusabye ijambo ryomora inguma, dusabye ijambo ryubaka inkike n'urufatiro ruzima mu mitima y'abakiranutsi, kugira ngo Mwami abantu bongere bakumve, bongere bakubone. Erega twihishurire, niwe watwimenyekanishije, ntabwo twari tukuzi, ntitwari no kukumenya. N'uyu mwanya wongere utwiyereke, birenge byawe bitugenderere, biganza byawe twumve bidukoraho, ijwi ryawe twumve rituganiriza. Mboneye ijisho ryawe wongere uyiduhange, gutwi kwawe kudutegere tuvuge utwumve. Mu izina rya Kristo Yesu warabitubwiye, uravuga ngo ni wowe waduhetse tukiri mu nda. Uravuga ngo imvi zizarinda ziburi uruyenzi ukiduheka. Uravuga ngo nta yindi Mana ihari. None turakwinginze, ngwino, ngwino, ngwino. Musabe Bernadette yararirimbye aravuga ngo abazataha vuba reka amatume. Aravuga ngo mumubwire yurira ifarasi yo gutabara, kuko natinda hari abasigara. None Mwami ongerera abantu imbaraga, ibidandabiranya ngibi, bantu basinze batanyweye, umubabaro w'iminsi ya nyuma urushije uburyohe bw'iyambere.
Oh, Jehova, Jehova, Jehova Shalomu, ngwino wongera ugira icumbi mu mitima yacu, ngwino wongera ugira icumbi mu kanwa kacu, nidutekereza dutekereze Kristo, nituvuga tuvuge Yesu, nitureba turebe Yesu, nitugenda tugenderere Kristo, mwami tuzirikana ibya Kristo, ngwino wongera ubane natwe, ngwino wongera utugenderere. Erega inzira igana iwacu ni mu kidaturwa, inzira igana iwacu ni mu kidaturwa, ni mu butayu butagira amasoko. Umugenzi watugana ntiyahembuka, yicirwa n'umwuma mu nzira, intumbi zikahagwira, ariko inzira igana iwawe yo iratunganye, ni wowe nzira, tunyuze mu nzira yawe, ni wowe watugenderera bigakunda. Ubutayu bw'iwacu buratwika, ubutayu bwo mu nzira igana iwacu buratwika, umusenyi urotsa utera ibishashi, hari umutarwe, ariko ngwino aba ari wowe uharura inzira, n'aba ari wowe utugenderera. Uyu muntu watawe yongera abona amarembo ye yibutswe, ibiganza by'uyu muntu utaruheruka kwakira yongera abone byakira, aya matwi ataraheruka inkuru nziza yongere yumva inkuru y'agakiza. Ngwino gikundiro, abantu bagushimire mu bakwakiriye, abantu bagukundire mu bakwakiriye, urukundo rwawe rwongere rugwire. Turakwinginze gitare cy'amahanga, kugira ngo ineza yawe yamamare muri twe mwami. Urakoze Yesu, urakoze mwami, urakoze gitare, urakoze Jehova Shama, urakoze gikundiro. Imitima y'aba bantu niyongere yumva ihumure, bakira impinduka mu buzima n'ubugingo. Amaso yarize kenshi, uyu mwanya ukuboko kwiza kw'Imana niguhanagureho aya marira y'umubabaro. Ndasenze mu izina rya Kristo ngo uwatawe n'aba ari ugendererwa. Ndasenze kugira ngo uwababaye aba ari uhozwa, uwarize n'aba ari wowe yahanagurwa. Ndasenze kugira ngo n'uwishima umukomereze impamvu yo kwishima. Mu izina ryawe Yesu Kristo dusenze twizeye mwami, amen, amen. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha, nshuti z'umusaraba. Iyi minsi ni iminsi iteye ubwoba, umugenzi wumva afite intumbero yo kujya mu ijuru. Niyo mpamvu Imana yashyize ku mutima wanjye iri jambo ngira ngo dusome, ry'uburyo bwo gukora kw'impano z'umwuka, kugira ngo turebe uko ziri gukoreshwa, hanyuma dufatane mu biganza, ibiganza by'abera, tubera n'inkomezi. Imana ibaha umugisha. Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nyir'urukundo, Imana ishimwe mu izina rya Kristo. Reka dusome urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto. Ntabwo ndi butinde, ndagira ngo dukomezanye mu kwizera, hanyuma nsenge soze. Reka dusome uru rwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abakorinto. Ni urwandiko rwaho rwa mbere, igice cyaho cya 12. Reka dusome imbanziriza amagambo cyangwa umutwe w'ijambo. Haravuze ngo uko impano z'umwuka zitandukanye. Bene data, ibyerekeye impano z'umwuka sinshaka ko mutabimenya. Muzi yuko mukiri abapagani mwayobywaga mukajya kubigirwamana bitabasha kuvuga uko mwabijyanwagaho kose. Nicyo gituma mbamenyesha yuko ari nta muntu ubwirijwe n'umwuka w'Imana uvuga ati Yesu ni ikivume, kandi nta muntu ushaka kuvuga ati Yesu ni umwami atabibwirijwe n'umwuka wera. Umurongo wa 4, icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi, ariko umwuka ni umwe. 5, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana, ariko umwami ni umwe.
hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora, ariko Imana ikorera byose muri bose ni imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekeyeho, ku murongo wa 7 niko havuze, umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'umwuka kwizera, undi agaheshwa n'umwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka umwe niwe ubikorera muri bo, muri abo agabira umuntu wese uko ashaka. Amen. Mwakire neza iri jambo ku bwa Kristo Yesu. Aha ni Pawulo ahugura Abakorinto. Abantu mutabana natwe rimwe cyangwa se gake, mwagiye mukunda kubana natwe mu mwanya w'ijambo ry'Imana ku ijwi ry'umukanguzi, mwakurikiranye amateka y'Abakorinto. Korinto, hari amategeko amwe namwe Pawulo yabahaye muzasanga atari rusange. Mperutse kubitekerezaho, numva ngize ishyaka n'umwete ryo kubisengera kugira ngo Imana izabiduha atari byo twitekerereje, tubaganirize ku mategeko yagiye ahabwa icyiciro kimwe n'ikindi atari rusange. Uyu munsi abantu bakurikiza nka rusange bakabyita agakiza, kandi atari amategeko y'Imana, ahubwo ari impanuro Pawulo yagiye atanga bitewe n'imyitwarire y'abasanze. Nubwo nabyo ari inyigisho, uwitwara nk'uko bitwaraga yafata izo mpuguro agahindukira, ariko ntabwo ari impuguro z'Abakristo bose. Korinto wari mu mujyi w'Ubugiriki, wabagamo abahanga, abanyabwenge mu by'ubumenyi bw'isi, scientificoma, ariko ugakena abanyabwenge mu by'ubumenyi bw'ijuru, aricyo twita umwuka wera. Hanyuma Korinto ubwaho wari umudugudu wabagamwe abantu basenga ibigirwamana ku mugaragaro. Buri muntu washakaga kuba Umukorinto yarabiharaniraga agakora urukozasoni mu buryo bw'indahiro. Ko Korinto, nababwiye ko ari ikigiriki bita Korinteyanize, ni nk'uko twavuga indaya. Iyo tuvuga indaya mu Kirundi bavuga abadandaza amagara. Ni umuntu wihaze ushaka indamu abikuye mu icuruza ry'umubiri. Nicyo Kinyarwanda gisobanura Korinto cyangwa Korinteyanize. Kuvuga Korinteyanize ni ubusambanyi ndengakamere, kuko kugira ngo bitwe Abakorinto, gusambana ntibabifataga nk'icyaha, babifataga nk'ibigwi byo kwitwa umutambyi w'Imana z'i Korinto, bigatuma kugira ngo ube Umukorinto ari uko wasambanaga n'abagore b'ibigirwamana 1000. Rero kwitwa Umukorinto byari bisobanuye ngo nuwangiritse abitewe no gusambana. Ariko kandi iryo jambo turishyize mu Kigiriki ntibivuga ngo nuwangiritse, ahubwo nuwasambanye kenshi. Nibo bari Abakorinto. Korinto yagiraga ibiyiranga byinshi. Wari umudugudu wabagamwe abantu bamwe na bamwe mu basenze batizeraga umuzuko. Pawulo ahagera ababwiriza iby'urupfu rw'ishaka, ko ari rwo rutera ishaka kumera menshi. Agera muri Korinto yababwirije iby'umusaraba, kuko ntibemeraga umusaraba. Umusaraba bawufataga nk'ikimenyetso cy'igihano ku bivume. We ababwiriza umusaraba wa Kristo, abereka ko umuvumo atari uwari uri kuri Kristo, ari uwo yishyizeho, awushyiriyeho twebwe, kuko ibyaha byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu. Korinto ahagera Pawulo yasanze batazi ibyo kwiyiriza ubusa, abigisha ibyo kwiyiriza ubusa no gusenga. Ntabwo nza kuhatinda, ababwira byinshi. Ariko kandi bari bafite n'uburyo bw'inyogosho ifite ibisobanuro bijyanye n'amarari yabo y'imibiri y'ubusambanyi, ku buryo biyogosheshaga
mu buryo busobanuye icyo bashaka gukoramo raporo sexuelle. Habagayo aba homosexuality, ababatinganyi, aba lesbienne muri Korinto. Aravuga uti ibi ngibi muzabireke mujye mukorera Imana kuko ibyo ntibizatuma mubona ijuru. Korinto Pawulo arabahugura, babwira impuguro nyinshi. Noneho abari bamaze kwakira agakiza bagira impano z'umwuka, ariko bagira urujijo rw'uburyo impano zikora. Abandikira uru rwandiko dusomye, arababwira ngo bakundwa, umwuka n'umwe, ariko gukora k'umwuka biba ku bantu bose mu buryo bitandukanye, aribwo buryo babwiyemo ngo impano ziratandukanye. Bwa kabiri arababwira ngo nubwo abantu bakora mu buryo bwinshi bakoreshejwe n'umwuka, Imana ni imwe. Haleluya. Kandi abwira Abefeso, je pense que ni chapter 4 maybe, yarababwiye ngo umubatizo n'umwe, Imana ni imwe, n'umwuka n'umwe, n'ikiringiro ni kimwe. None nshuti z'umusaraba, bera b'Imana muri kwijwi ry'umukanguzi, ndagira ngo mbabwire ngo iduhamagara niyo kwizerwa, kandi iyatangije umurimo muri twebwe ni ukuri no kuwusohoza izawusohoza. Reka mbwire abantu, muri ino minsi ya nyuma turimo, hari ijwi rya Satani riri gukora mu buryo bw'iterabwoba, rikura imitima abakristo mutigeze mumenya gukora k'umwuka. Ritirinyura he? Munyumve, abantu baciye igikuba, abandi bacitse igikuba ngo antikristo. Mu minsi yashize twari turi mu cyorezo cya COVID-19, cyaciye igikuba, abantu bahanura inkingo zizaterwa, bamwe bava mu nsengero, abadivantiste bamwe bariyomora, abatemwe de Jehova bamwe ntibagaruka gusenga ngo ntibazongera gusengana udupfukamunwa, barokore muri ADPR bitubera bityo, abaririmbyi bamwe ntibagaruka. Bigenda biza kubera kwigishwa nabi, bituma abantu bava mu mwanya wo gutegereza Kristo, bahungisha imibiri iterwa inkingo, mwirengagiza ko umubiri ugomba kubabarira iwabo mu mubiri. Si icyo nshaka kubabwira, nubwo n'ubundi COVID igiye kwirenuvera, kongera igatangira mu buryo busa naho ari bundi bushya. Imana yabera rwose ikomeza imitima yanyu, kandi turinde amakuba n'ibyago bitugotera mu byorezo. Abantu baribagiwe kuvuga k'umwuka, mwibagirwa ko ibyo ari ibimenyetso Yesu yavuze. Yaravuze ngo muzumva impuha z'intambara, aravuga ngo muzabona ibyorezo by'indwara, avuga irindi jambo, aravuga ngo bazababwira ngo ndaha. Muri ino minsi turimo, Nigeria hari umugabo uri kugurisha ngo imfunguzo z'ijuru. Uretse n'uri kugurisha imfunguzo z'ijuru, hano muri uyu mujyi wa Kigali hari urukuta rwubatswe, abantu bajya gusengeraho bagataha ibyifuzo. Uretse n'ibyo, abantu bajya muri Isiraheli bakayora ubutaka. Bamwe bagiye bafite uburyo bagenda bakorana n'Imana mu buryo bita kwizera, ariko kutari ukwizera, kuko ijwi ry'Imana yavuganye nabo ntabwo barisobanuje ubwenge cyangwa ngo barisobanuze impano z'Imana. Ariko Imana iduhaye umwanya kugira ngo tuganirire ijambo ry'Imana, mutagwa mu moshya, muve mu bibashuka. Imana ishimwe. Abandi mubabona ku masocial media, mbere yuko musengerwa nimutanga ibitambo. Nibyo pe, gutura nibyo wasengewe, ariko si itegeko. Nibyo umuntu abwirijwe n'umwuka. Impano z'Imana ziragurishijwe. Yewe ababwiriza ijambo ry'Imana bamwe na bamwe ni kubw'indamu. Si ikibazo, business and mission irakunda. Imana itungira umuntu mu butumwa, kuko ku gicaniro arya ibyo ku gicaniro, kandi abasangiye igicaniro basangira n'ibyacyo. Intambara zirabaye mu madini, abantu ntibavuga rumwe. Ubutumwa ntibukira ubwo gukura abantu mu byaha, ubutumwa n'ubwo gusohora umukatolike muri katolike ngo naze muri ADPR, ni ugukura umudive mu badive ngo najye muri Zayoni, ni ugukura umuzayoni ngo najye muri Restoration. Icyo twita ubutumwa bw'agakiza ni uko umuntu yahinduye idini akava muri Islam akaza mu bakristo,
bikajyaho. Ariko bakundwa nshuti z'umusaraba, ubutumwa bwiza kumenya bigutera guhindukira ni ukubumenyera mu mbabazi za Kristo. Daboro ugakira icyaha, ubugingo bugahembuka, ubugingo bwari bupfuye bukazuka, ukongera kuba muzima. Bavandimwe nshuti z'umusaraba, tuvanze ibintu uburyo butuma nta kayi y'abakizwa tukigira. Igitabo kirimo abizera bashya ntacyo dufite, ahubwo dufite igitabo cy'amaturo yinjira. Ntitugitegura amasengesho ngo dusenga y'ububyutse, turategura amasengesho kugira ngo igiseke kizakorweho kenshi, abantu bature cyane. Bavandimwe, iminsi ya nyuma iratugose. Nicyo Pawulo abonye muri Korinto, aravuga ngo ntabwo nshaka ko iby'impano z'umwuka mutabimenya. Arandika aravuga ngo ntibikiri ubwiru, ni mu bihishurirwe mubimenye. Bakundwa nshuti z'umusaraba, abantu urukundo rurabuze, ntawe ugisura imfubyi, ntimukigera ku bapfakazi, yewe habe nta ndushyi ikigira uyihumuriza. Bakundwa, ubuse nicyo cyitwa agakiza? Ntibikabe. Nicyo cyitwa kwizera se? Ntibikabe. Abantu babaye ba nyamwigendaho, ikibazo cyari cy'umukiranutsi kigasangirwa n'itorero ryose, ariko uyu munsi itorero niryo ryabaye impanda yo kuvugiriza urusaku. Wahuye n'amage, wahuye n'amakuba, ntibikabe. Ibiganza byanyu byaramiraga abaguye, none se akanwa kabatabarizaga ko ariko kari kubahururiza, bigenze biti? Iminsi ya nyuma. Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timote, abana ntibazaba bacyumvira ababyeyi, ni mubirebe. Itegeko ryitwa uburenganzira ryatumye nta mubyeyi ucyumvwa, nibyo nyine kubita umwana baguhane. Yewe hari n'imigabane imwe n'imwe, ibihugu bimwe na bimwe babatwara umwana bakamutandukanya nawe, bakamuha abandi bamurera ari we wamubyaye. Kandi nyamara bakundwa nshuti z'umusaraba, ibyo byose menye ko ari ibimenyetso by'ishira ry'ibihe n'imperuka. Reka mbabwire, nigeze nakicara hari muri 2013, Imana imihishurirwa ry'icyo gihe irambwira ngo bisa na none. Ndasenga ndabaza ngo ibisa na none ni ibihe? Insubiza inyuma mu bihe bya ba Nowa, irambwira ngo ibyarimbuje Sodomu na Gomora biramamaye nonaha. Irambwira ngo ibyatumye ngira umujinya nkibuza kuwugarura kawusohoreza kuri Sodomu birasa na none. Ibyo Imana yanengaga kera bisa n'ibiriho none. Irambwira ngo genda umbwirire abantu ngo bari kumbeshyera ngo nabahaye inyongezo, kandi ntarigeze nezezwa n'iminsi mike y'uburame bwabo, kuko itigeze ibamo gukiranuka. None n'ubu ndabivuze numva biragarutse. Bakundwa, ko muri kuvuga ngo Imana yarabongeje, mwahashye iki ku iguriro ry'Imana kugira ngo inezezwe nuko mwabaye abakiriya beza? Ijambo ry'Imana rivuga rite? Byarambwiye ngo ya minsi itajya kugabanwa ntihajyaga kurokoka n'umwe. None mwe muri kwishimira kongezwa. Reka mbabwire iki, umuntu usaba inyongezo n'uburame bwo mu isi ntukihakunda, ariko umuntu wahishuriwe ubugingo, ubuturo bwabwo, akamenya aho abera abasiganirwa, ni ukuri ntajya asenga abwira Imana ngo nyongerere iminsi yo kurama. Abwira Imana ngo ntunganyirize inzira. Niba naniwe urugendo, uzanyibutsa urukundo. Imana ishimwe. Uti ngwino mwana wanjye, hasigaye umwanya muto, kuko uzahozwa ibyo byose, ugeze iwanjye mu ijuru. Iminsi turimo nibwo Bibiliya zabuze. Bible ziri hard copy zarabuze. Abantu benshi mutunze amasoft Bible, izi ziri soft mugendana muri telefone. Hari izidahura, hari izidahuza imirongo, hari izidahuza ubusobanuro, kandi no gushira kwazo biriho, byabanguka bigashira.
izi ziri hard copy z'inyandiko dufite, Bibiliya nihindurwa ntabwo bazahindura iyi ngiyi ufite, ariko izi ziri soft zahinduka. Ntabwo mbabwiye ngo iziri soft ntizikoreshwe, kuko zidufasha no gusakinga vasi zimwe na zimwe tudafite cyangwa tutazi. Ushyiramo ijambo ryose wasakinga bakayikwereka. Bible ari mwene data umwe yarambwiye uti hari Bibiliya nshaka y'ubusobanuro, njye nyiheruka igura 20,000. Ngiye kuri library nsanga yiyongereho 50,000 by'amanyarwanda, iri kugura 70,000. Ntabwo ngira ngo mutagira ngo ndi inyuma y'ibyo nasomye. Bakundwa, iminsi ya nyuma turimo, abateologe benshi b'abahanga, ba dogiteri muri teoloji, ba profeseri, bamaze kwanzura ko izi Bibiliya mufite zihinduka. Bene data bo mu itorero rya Adventist Church bakunda kwiga aya mategeko. Igitabo cya Daniyeli barakiga mu buryo runaka, mukibuka ijambo Imana yavuze mu kanwa k'umuhanuzi Daniyeli ngo iyo minsi bazigira inama yo guhindura ibihe n'amategeko. Nta gushidikanya ko amategeko yo yahinduwe, ibihe byahinduwe ku bwa Geregori. Bize histoire, Geregori yahinduye kalendari ya Julienne. Murakoze, amategeko arahinduka. Nasomye agatabo k'umugabo witwa Alice Bailey, yavuze iki, amategeko amwe yashizeho uyu munsi agiye gusohoka, korohereza abantu babana bari mu makimbirane bakaborohereza gutandukana. Iryo ni itegeko rizakoma mu nkokora umuryango. Bwa kabiri, uburyo bwo kwigisha iby'urukozasoni na raporo sexuelle uko bikorwa ku karubanda, kugira ngo abana babimenye ari bato, no kubibigisha mu buryo buri fiziko bugaragara. Uburyo bwo guha umwana uburenganzira bwo kwambara uko ashaka, kugira ngo arangaze amaso ya benshi. Uburyo inganda za sinema zizunguka zigahabwa isoko ryo kwamamaza. Uburyo Bibiliya itazongera guhabwa agaciro mu ruhame, izajya yigishwa n'abagiye kubwiriza mu muhanda, ntimuzongera kubibona mu nsengero. Nabwo amajwi azanigwa, ntibikajye bijya hanze. Already mu Rwanda turabifite, ntibikajye hanze ngo ushaka guterana bari we wumva iryo jwi, utabishaka ntaryumve. Ayo mategeko narayasomye menshi cyane y'uburyo sinema z'urukozasoni zigiye kugwira, kuko nicyo za Hollywood zashyiriweho. Hollywood, igiti cyera kizasimbuzwa umusaraba wa Kristo, ko niwo wera. Kandi Bibiliya yaravuze ngo bazakuraho igitambo gihoraho, ngo bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Abavandimwe, impano z'umwuka muri mwe zikingura ubwenge bwanyu, mwumva iby'Imana ishaka ko mwumva. Ndagira ngo mbabwire ngo hari n'ibyo tuzajya tuvuga n'ibigenzurwa ntibyemere kuba prodedi, nitubyaporodinga dushakisha impamvu bitari kuba prodedi byange. Kubera iki? Bakundwa, tugeze mu minsi irwanya ubutumwa bwiza, ariko turasenze rwose kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibakomereze mu byo mwizeye. N'igihe cyo kugotwa kigiye gutera, kizasange mushikamye. Imana ibaha umugisha. Reka nihute. Imana yaduhaye abigisha ari bo bashumba, iduha abahanuzi ari bo bashumba. Uhanura n'uwigisha n'ubwiriza ufite ubwenge bwo kumenya, ufite impano zo gukiza indwara, ufite izo kumenya ibihishwe no kurobanura impano y'ubugenzuzi, bose bakoreshwa n'umwuka umwe bagakorera Imana imwe.
ariko batewe n'umwuka wa Satani wo gutanya abakristo, utuma ubumwe bw'abakristo bubura. Uwigishaga ntakigisha ubugingo, yigisha amahame y'idini kugira ngo yungukire idini. Twabaye nka babaraguzi baraguriraga bashebuja kugira ngo babungukire iby'indamu. None uyu mwanya njyewe nka Niseti, intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndagira ngo mbabwire ikimenyetso cy'umuntu ukorana n'Imana n'umuntu ukorana na Satani. First of all, abafite impuhwe z'Imana n'imbabazi. Umuntu uhamagawe n'Imana agira imbabazi z'Imana kandi yigisha ubugingo kuzuka. Mbere yo kubabwira nshuti z'umusaraba ngo nimuzane ayo maturo ya, tubanza kubasengera hagatura uwabohotse. Reka mbabwire, ni ukuri Namani yari yazanye amaturo menshi, yari no gukemura ikibazo kwa Elisa, ariko yari yayateguye abembye. Elisa aravuga ngo impano y'Imana ntiguzwe ibiguzi by'uwabembye, bisubizeyo. Hanyuma nugerayo umaze gutekana mu mutwe, uzibwiriza iby'umwuka ariko utabembye ituro wariteguye ubembye. None bavandimwe, mumbabarire nshuti z'umusaraba, abantu benshi barabembye. Ikintu Samusoni yazize yari y'ubuki bwo mu ntare, mu ntumbi y'intare, abantu bahakuye intumbi z'intare. Urabona umuntu kuko aparitse ukamukunda urukundo utigeze uhaba rukeneye, kandi wafite igikundiro kuko mufite amataje, nicyo gitumye muronka ngo ba Niseti baze kubasengera mu rugo iwanyu. Ibyo ntibikambeho kwa Cinara Yesu, kuko ufite ngo tikuzatega, nibwo ngo mubonye abahanuzi. Umuhanuzi uzahabwa nuko ufite ubushobozi, utazahabwa nuko Imana yamugutumyeho. Uzahabwa nuko hari icyo uri bumuhe, utazahabwa nuko afite iby'ubugingo ari buguhe. Ho ntabwo ari Imana imugutumyeho, yazanywe nuko ushoboye kumugura. Mufate n'ikiguzi wikuriye ku isoko, ariko ntabwo ari icyeze mu murima wa data wasaruye nk'urubuto ruhishije. Bakundwa, ntimurakare, simbabujije kubategera mwabasuye, no kubategera si byo bari bakwiriye kubasaba. Ryari ihame, kuko ituro ry'abamenya ribaho. Shimiye Imana ko mbabwiye ko ituro ry'abamenya rihari. Ni ukuri ntawe ndahanurira mu rugo. Aniseti kuva mpamagara uwo muhamagaro ntawe ngira, kandi rwose si bibi kujyayo, ariko njye kuri njye si byiza. Bakundwa nshuti z'umusaraba, impano muraziguze we. Abo mwishyuye ngo babazamukira imisozi. Ejo bundi hari umushiki wanjye umwe yigeze ampamagara kuri telefone, ampamagara ababaye. Yaratanzweho igitambo, twari mu masengesho ya deliverance. Imana imbwira izina rye, irambwira ngo yitwa runaka. Ndamubwira nti Imana irambwira ngo witwa runaka, ibyo bikubera ikimenyetso cy'uko igiye gukora ibi n'ibi. Yumva ijwi ry'Imana arituriza rwose. Bukeye hacamwe iminsi, hacamwe iyindi, aranyandikira, ndamusubiza. Ntiyabona wa mwanya nk'uko byari bisanzwe, asanga ndahuze. Arahamagara, sinitaba. Yongeye guhamagara, igihe mwitabiye arambwira uti se noneho kutambwiye iby'Imana ivuze. Nshuti z'umusaraba, Imana ntabwo ari radiyo ivuga buri kanya. Ndabizi kubabeshya byatuma mumpa amafaranga, ariko ntayo mbashakaho. Reka da bantu mukurikira ijwi ry'umukanguzi. Aniseti si ntayo mbashakaho. Icyo mbashakaho nuko tuganira ijambo ry'Imana tukajyana mu rurembo rw'abera. Narabibabwiye, guturira umukozi w'Imana si ukumufasha, nuko ahubwo duturwa amaturo akwiriye guturwa Imana, kuko turi abaramyi bayo, turi mu mwanya wayo, turi intumwa mu cyimbo cya Kristo.
Yesu ntazigera atega ibiganza ngo mumuturire. Uwo azahamagarira gutura turi intumwa mu cyimbo cya Kristo, ibyo nibyo biza mu biganza byacu. Ntabwo ari ayo maturo y'indamu n'ibintu bihumanye kwa cinara Yesu. Harambwira uti shakisha buryo ki wambwira bera b'Imana tuzamuka umusozi tujya kumusengera. Turi Imana iraceceka ntiyagira iki tubwira. Arambwira uti se birashoboka ko abantu barenze umwe babiri mwasenga? Ndamwira nta mafaranga waduhaye ngo tukugireyo, ntiwatwishyuye umubyizi ngo tujyeyo, uhombye iki? Ko twebwe ubwacu ari twe twakarize, ko twisonzesheje ugakora, uhombye iki? Yakupanye umujinya bera b'Imana. Yo ese natwe tubabeshye? Reka da, mu mano s'umwuka wera iyo ntibamo. Reka da, mu mano z'umwuka wera yo kuvuga ngo Imana iravuze kandi Imana itavuze ntibamo. Hari abantu baba mahoroniza, ntabwo nitaye ngo ryavuzwe n'abakomeye muri teoloji ngo cyangwa ngo abantu b'ibyamamare mwemera ngo batwika bahitinze muri za mvugo zanyu. No, Imana si umufatanyabikorwa n'umuntu wavuze ngo Imana iravuze kandi Imana itavuze. Ibyo Imana ntizabisubiza. Imana iri inyuma y'ijambo yivugiye ngo irisohoze. Iryo yavuze iririnda ibihe igihumbi kugeza risohoye. None se izasohoza iki? Ryavuganywe ninde wavangiye uwo muhanuzi kugira ngo avangirwe avuge itavuze? Bibiri iravuga ngo hazabona ishyano abavuga ngo Imana iravuze kandi itavuze, kandi mwebwe mukongera ngo izabisohoza. Ntabwo bizasohora, ntabwo izabisohoza. Niba izamutera ishyano kubwo kuyibeshyera, izabisohoza ite? Mu mpano z'umwuka harimo impano y'ubwenge twasomye. Ubu bwenge daboro, muhanuzi, muvugabutumwa, mushumba, mbere yo gukoresha umwuka w'Imana duhabwa ubwenge bw'Imana, kuko umwuka ubwabo ni ubwenge bw'ubumana. Ubwo bwenge buduha kugenzura ibihe, bukaduha guha abantu umuburo wuzuye. Haleluya! Ubwo bwenge butuma tuba abantu baburira injiji, umunyamubiri, umunyamwuka n'umunyabwenge. N'ubwenge bw'Imana. Ubu bwenge bw'Imana butyaza impano zo muri mwe. Hari ikiganiro duherutse gushyira ku ijwi ry'umukanguzi Je pense, niba atari ku Nkunda Gospel, niba atari ku Mubwiriza TV, hagati aho kivuga ku mikorere y'umwuka ku ijwi ry'Imana. Nta muntu ushobora gusobanukirwa ijwi ry'Imana mu matwi y'umuhanuzi atarasobanukirwa ijwi ry'Imana mu byanditswe byera, kuko umuhanuzi ahanura iby'Imana yavuze. Ariko reka mbabwire ngo nta muhanuzi mukuru uriho uruta Bibiliya. Kabiri, nitujya no mu magrade y'abahanuzi, nta uruta Eliya mu bari guhanura none, nta uruta Mose mu bari guhanura none, nta mukiranutsi muzabona uruta Enoke, nta uzizera kuruta Aburahamu, nta uzakorera Imana nshuti z'umusaraba ngo abwirize nka ba Pawulo. Rero nimutega amatwi mukumva abaniseti ba none, muzirengagiza ko natwe turi gusoma ibyanditswe byera byanditswe na ba Pawulo. Ntabwo ubuhanuzi bwa niseti buzaruta ubwa Pawulo, ntabwo buzaruta ubwa ba Mose. Tuzaza dushimangira ibyo byanditswe. Mubanze mushishikarire kumenya iki ijambo ry'Imana rivenge, ubwenge bukabatera gusobanukirwa gucagura imyuka. Imana ishimwe. Narabibabwiye, kuba aniseti mbwiriza ntabwo bisobanuye ko mu kwizera nduta umukristo wizera atabwiriza. Twese dusanga igicaniro cya Kristo Yesu n'umwe. Ntabwo bivuze ngo mwishyire hejuru. Ndabizi rwose, ndabizi rwose, ndabizi rwose, ndetse cyane rwose ko guca bugufi bidutera igisuzuguriro. Ariko kandi kudusuzugura kwanyu biduhesha ishema, kuko biba bikozwe ku bwa Kristo. Ikiri hasi gikandagizwa n'ibirenge kuko ari byo bicyegereye. Ntabwo ari igitangaza, uri hasi ntabwo ashyikira hejuru. Muri mwe nta wakwikandagira ku mutwe kuko umutwe usumba ibirenge. Niyo mpamvu tubasumbye ntaho twahurira. Nibyo pe,
mu Mana yaduhaye isumbwe ndetse isumbwe, ariko iryo sumbwe ritwobwija guca bugufi kubw'iryo sumbwe. Imana ibaha umugisha. Bakundwa, Imana yavuganye nawe itagambiriye ko amasezerano yakubwiye akugusha, none uraguye. Harya ubwo ijwi ry'Imana niryo rikugushije? Ntibikabe rwose. Ntabwo nshaka gutinda hano, ndagira ngo dufatikanye dusenge. Ariko iki ndagira ngo mukimenye, umuntu wakoreshejwe n'umwuka, umwuka ni ubuzima bw'Imana butuye mu bayizera nk'ikimenyetso cy'ingwate y'uko Imana itagiye ihari. Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo twahaweho umwuka nk'ingwate. Uwo mwuka iyo ari muri twe aduha impano. Ntabwo impano ari ukubwiriza gusa, si uguhanura gusa, gusura abarwayi n'impano, gukundana n'impano y'umwuka, kwizera n'impano y'umwuka, gufasha abatishoboye n'impano y'umwuka. Yewe n'uwo muhamagara Imana ihamagara harimo kujya gukora mugahabwa umugisha w'akazi, noneho umwuka uri muri mwe ukabigisha gukoresha neza ibyo mwungutse kugira ngo bigirire umumaro n'abera bari muri za mpano z'umwuka wera. Ntabwo ari isumbwe Imana yabahaye ngo dusumbane. Bibiliya yatubwiye ngo umwuka n'umwe, Imana n'imwe, nubwo twayikorera mu buryo butandukanye. Reka dufatikanye dusenga n'Imana. Ikiganiro nakagaruka, bana natwe ku ijwi ry'umukanguzi, ukoreshe ya usangiza abantu ijambo ry'Imana, ukore subscribe kugira ngo tujye tubonana. Nidushyire ijambo ry'Imana utubone, natwe tukubone, tuganire ijambo rya Kristo. Dufite ikiganiro baza nawe, waza tukicarana kuri kamera. Ntabwo ari uko turi kubatumira ngo tubone abatumirwa, no, ni ukugira ngo tuganire n'ubugingo bwo muri mwe. Ndagira ngo iki nkibabwire nka Pawulo yagiraga ibigwi akabivuga ngo mu bafarisayo nari umufarisayo, mu mategeko nari umunyamategeko. Yagiraga ibigwi ndashaka kuvuga. Nanjye reka mbabwire ngo ibigwi ari umushumba ukomeye muri iki gihugu ntabwo twabura kwicarana ngo tumubahe kuri cano. Abahanuzi barahari. Ninde se twakifuza gutumira tukamubura? Ntabwo twamubura rwose. Ntabwo ari ukugira ngo tubone views, icyo nakibabwiye, ariko ni ukugira ngo tuganire n'ubugingo bwo muri mwe. Cano yitwa ijwi ry'umukanguzi, dukangura ubugingo. Twebwe ntabwo tugendereye kubana n'abamenyekanye kugira ngo tumenyekane. Reka tuvuge Yesu ni uzwi ni uri hiti kandi igihe kidashira. Noneho nabo bamenyekanye baze dukorane tuvugane Kristo wamenyekanye. Rero dufite ikiganiro cyitwa baza nawe. Ibyo wibaza washima kubitubaza mu buryo bwo kuza hano, watubaza muri comment turagusubiza. Waba uri umukristo waba utari umukristo, ukaza tukicarana, watubaza tukagusubiza. Ariko ntutubaza kubiri inyuma y'ubukristo, ahubwo tubaza kubyo wibaza mu bukristo. Yesu abaha umugisha. Mana data wa twese, wajya kuvugana n'abizera mu buryo bw'amarenga, ku karubanda ukabwira abigishwa mu buryo bw'imigani, mwaba mwihereranye ukababwira icyo imigani yari ishatse kuvuga, ukabasobanurira. None uyu mwanya tuganiriye n'aba bene data, harimo rwose pe ibyaje bizimije mu buryo bwawe nk'uko wabimpaye nkabitanga gutyo. Hari n'ibyabaye ibyeruye, ibizimije ubyegurire urubyaro rwawe kugira ngo rubyumve. Umwuka wawe wera abasure, kandi ibyari byeruye ubimenyesha ubwenge kugira ngo buhunge ikibi, ku bw'izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Shalom shalom.